Ese koko birashoboka ko wakorera 6,500 ku munsi nta kintu na gitoya bigusabye, nta gishoro na gitoya bigusabye, wakoze mining ku munsi ukaba wakorera 6,500? Birashoboka cyane, bisaba spending time, bigasaba internet, bigasaba na telefone yawe. Nyuma y'ibyo ngibyo ukaba ufite Binance Verified yo koherezaho ayo mafaranga kuko ari amanyamahanga. Ngiye kugusobanurira akantu ku kandi mining zigera kuri 5 zose ushobora kuminingamo amafaranga, wagenda ukayegeranya akaba yakubyarira hagati y'ibihumbi 6,500 kugera ku bihumbi 10 bitewe nuko wakoze cyangwa se bitewe n'imbaraga wabishyizemo. Reka tugendane rero akantu ku kandi. Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze kuri Mbiri Business. Uyu munsi tugiye kureba, turazireba kuri application ya Telegram, ariko kandi izo business zose ziraba ziri muri mining. Tugiye kurebera hamwe rero business zigera kuri 5 ariko zose zikora nka mining. Icyo usabwa ni iki rero? Wowe urasabwa kuba ufite Binance Verified, ikindi urasabwa kuba ufite application ya Telegram kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ukorere aya mafaranga ngiye kukwereka, biragusaba kuba wariyandikishije cyangwa se warafunguye account muri Telegram, ndetse iyo account yawe ikora nyine, kuko ufungura linki cyangwa se ugifungura linki nk'umuntu ugiye kwiyandikisha, nta handi bahita bakwerekeza, ni kuri Telegram. Zikora zite rero? Zimeze zite? Twazikozeho ubuhe bushakashatsi? Twazikoze gute? Ese twebwe twabonye proof mu buhe buryo? Byagenze bite? Ibyo byose rero nibyo ngiye kubasha kuba nagusobanurira, kugira ngo niba nawe ufite umwanya uze ukorere aya mafaranga, aya mahirwe nagucike, dore yuko nta gishoro na gitoya bisaba. Turinjira rero kuri application ya mbere cyangwa se kuri mining ya mbere. Platform ya mbere rero uyite Incraft. Incraft ikora gute? Incraft rero uburyo ikoramo, uraza ugafungura app yabo cyangwa se uraza ugafungura platform yabo, ukinjiramo, bakaba baguha gutangira nabo n'ubundi nta kindi ukora usibye gufungura ugatangira ku mininga nk'ibisanzwe abantu muzi mining uburyo zikora. Wowe urareba uko ndi kugenda mbikora akantu ku kandi. Hano uba winjiye muri platform yabo, ndetse yewe ugiye no kuba watangira kumayininga. Iyo uri kumayininga rero, ni ukuvuga ngo bo baguha utuvideo tw'ama ads ukayireba, wamara kuyireba iyo ad iyirangiye nibwo balance yawe ibasha kuba yazamuka. Baguhemba mu buryo bw'amagold cyangwa se mu buryo bw'amacoin. Ayo macoin rero niyo ukorera swap, ukaba wayohereza kuri Binance yabaye amafaranga. Iyo ngiyo rero ikaba rimwe muri mining n'ubundi ndi kukubwira zigera kuri 5. Reka nkubwire mining ya kabiri n'uburyo ikora. Mining ya kabiri dore ngiyi yitwa Astra, nayo uburyo ikora, uraza ugafungura n'ubundi platform yabo. Ukimara kuyifungura winjiyemo rero nta kindi uba ugiye gukora icyo twakwita mining. Ariko iyi mining yo itandukanye n'izindi uzi cyane. Bitandukanye bite rero? Ni ukuvuga ngo bo bagira uburyo bwa box open. Ni ukuvuga ngo bo baguha amabox, uba uri bwopening baguha box 11 bitewe na level uriho. Abantu bari munsi ya level 10 rero babaha box 11, naho abari hejuru ya level 10 babaha box zigera kuri 14, yewe hagati ya 14 na 18. Izo box nta kindi ukora, urazifungura zose mpaka zirangiye. Iyo uzifungura rero nta kindi kintu kibaho usibye spinning. Habaho ibintu bimeze nka spinning. Iyo spinning iyo irangiye rero coin zawe zigenda zijya kuri balance. Ikindi kintu, habamo ibintu bimeze nk'umukino, ariko uwo mukino uwukina igihe ubikene cyangwa se igihe ushaka kuzamura coin zawe ahangaha muri iyi mining ya Astra. Ikindi kintu, bagira cycles ni ikintu kuvuga ngo ni nk'impano bakugenera ku munsi, ziza zikajya zirodinga, uko irangiye hagira coin ziyongera kuri balance yawe, yewe hakagira n'amafaranga ajya kuri balance yawe. Ariko nk'uko ubibona, amafaranga batanga aba ari amanyamahanga. Kuyabikuza bishatse kuvuga yuko ukoresha Binance, kandi iyo Binance ikaba iri verified. Reka tujye rero ku yindi mining ya gatatu. Nk'uko nabikubwiye, naguteguriye mining 5. Indi mining rero ya gatatu uyite Volta. Iyi Volta mining rero ikora gute? Volta nayo uraza ugafungura, wamara gufungura ukinjira muri system yabo cyangwa se ukinjira aho baminingira n'ubundi. Naho nta kindi ukora usibye gutangira ukamayininga. Ni ukuvuga ngo habamo n'uburyo bwa games, ushobora no gukina game nabwo byose ukamayininga. Amafaranga baguha n'ubundi nayo bayaguha mu buryo bwa USDT. Ni ukuvuga ngo bayaguha ari ama USDT. Kuyabikuza no gukoresha Binance. Habamo n'uburyo bwo gutumira nyine bwa referral program, ariko utatumiye nta kibazo, watumiye nta kibazo, byose nibikwinjiza cyangwa se nibikwinjirize, ibyo byose bari inyungu zawe. Reka tujye rero kuri
mining ya kane nk'uko nabikubwiye naguteguriye eshanu, ni ukuvuga ngo mining ya kane rero uyite ATF. Iyi ATF ikora ite rero? Nayo uraza ugafungura porogaramu yayo. Nkwibutsa yuko ibi byose biba biri kubera hehe? Kuri Telegram. Nk'uko bireba no kuri balance munsi ya level yacu dufiteho ayo twamayininze, ni ukuvuga ngo tuba twamayininze mu buhe buryo. Uraza n'ubundi nayo ugatangira mining, nta kindi ukora ugakora amataske. Bagira task nyinshi, izi task nta kindi rero uzikorera, uraza ukajya ukanda hano handitse go muri aka kabara k'umuhondo ugatangira iki? Kuzuza task rero ugikora kuri go bakujyana ku joininga groupe runaka cyangwa se kuba wareba ads runaka. Ukimara kureba iyo ad uba urangije iyo task, uragaruka n'ubundi ugakora indi task paka izi task zose bakugeneye kuri uwo munsi ukazirangiza. Reka tujye ku yindi mining ya gatanu ari nayo ya nyuma. Mwibutsa yuko izi mining zose nta kintu na gitoya zigusaba usibye umwanya na internet na telefone yawe, nta kindi kintu na gitoya bigusaba, ikindi ukaza ukazifungura. Kubera iki rero izi mining zose uba usabwa kuzikoresha cyangwa se kubera iki twe tuzikoresha? Ni ukuvuga ngo mining zikunze gutanga amafaranga makeya. Mining imwe kuyikoresha kubikura urabizi wazayageraho haciyemo iminsi. Reba indi mining rero ni iyi ngiyi bamayingamo bananas. Ni ukuvuga ngo nyuma yuko tuyisuzumye tugasanga nayo bikunda, nayo twifuje kuyishyira muri eshanu twabageneye zikorera kuri Telegram. Iyi mining nayo rero nta kindi ukoramo usibye kuza ugakora amataske. Wamara gukora taske ukazikompletinga, nayo bagenda baguha aho kujoininga. Uko ugenda ujoininga niko ugenda uzamura banana zawe. No kuvuga ngo bamayininga banana nko kuri kubireba kuri balance, n'ubundi hariho banana zigera kuri 432 n'ubundi zihwanye na 0.043 by'ama USDT cyangwa se by'amadolari. N'ubundi no kuvuga ngo habamo n'ikindi gice cyo kuba wareba ads, utuvideo tugufi tuzwi nka ads urazireba. Aka ads kamwe bagenda baguha amabanana. Izo bananas rero nizo zigenda zijya kuri balance. Uko zigenda zijya kuri balance niko igenda izamuka, ugenda ugwiza nyine ayo kubikuza. Iyo umaze kubikuza nta kindi ukora, uraza ugakanda kuri withdraw, ugahita winjira muri system ya Binance, ukazana address, ugahita ubikuza nk'ibisanzwe. N'ubundi nta kiba kidasanzwe ahangaha. Izi mining zose urasabwa kuba ufite Telegram, ikindi urasabwa kuba ufite Binance iri verified yo kuba wakoherezaho ayo wamayininze. Nari naguteguriye rero mining zigera kuri eshanu. Urakoze wowe tubanye muri iyi video kuva itangiye kugera irangiye. Reka nkubwire yuko ahangaha ari kuri mbiri. Reka tubonane mvuga kuri imwe turi kubikuza muri imwe ku yindi, mbereka imwe ku yindi uko wabikuza mpaka amafaranga ageze kuri Binance. Reka tubonane ubwo rero mu gice cya kabiri. Ciao ciao.